Inshuti bavandimwe mukurikiye umurongo wacu w'abakerubimu twongeye kubasuhuza. Kristo Yezu akuzwe. Ijuru iteka n'isi ryose. bizashira, ariko ijambo ryawe Mana rizahoraho. Ni iryo jambo riduhuza, ni iryo jambo rizaduhuza aho twatataniye, ni n'iryo jambo riduhuje kuri uyu munsi, kugira ngo dukomeze turebe ubwiza bwawe, turangamire urukundo rwawe. Ni umuvandimwe wanyu Muderi Ascension. Nagira ngo mbahe na mugenzi wanjye abasuhuze, ubundi dukomeze ikiganiro nk'uko bisanzwe. Yezu Kristo akuzwe. Umuvandimwe wanyu Willy Kimenyi. Twari tumaze iminsi wenda tutaboneka, ariko abavandimwe bakomezaga batwishyuza ati ese mwagiye hehe? Umuvandimwe Muderi yari yarafite urugendo yari yaragiyemo, wenda niyo cyatumye tutabaha ibiganiro nk'uko byari bisanzwe, ariko uyu munsi twongeye turabonetse, turaje mwisange rero ku bakerubimu, nk'uko duhora dufite inyota yo gusangira iby'ijambo ry'Imana, n'ubundi dukomeze dusangire, Yezu Kristo akomeze atwiyereke. Dutangize rero isengesho kugira ngo Roho wa Nyagasani atwiyoborere, aduhaze imbaraga ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Roho w'Imana nzima, Roho w'urukundo, Roho w'imbaraga, ngwino twiyoborere, usukure imitekerereze yacu, uhugure imitekerereze yacu, kugira ngo turusheho kugusingiza, turusheho kukurata ubu n'iteka ryose. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ikiganiro cyacu twifuje kugenda tuganira cyane, turaganira ku gitabo cy'Ibyahishuwe. Ni igitabo usanga akenshi abantu navuga ngo bakijyaho impaka nyinshi, cyangwa se wenda bitewe n'ibyanditsemo, usanga nyine abantu bakifata uko bashaka, cyangwa se bakibona mu buryo butandukanye. Tumurikiwe n'urukundo rw'Imana, tumurikiwe n'ingabire ya Nyagasani, turarebera hamwe ko icyo gitabo cyadufasha kurushaho gukunda Nyagasani, kurushaho kwegera Imana, aho kugira ngo kirusheho kudutera ubwoba. Murakoze. Urakoze Willy. baze kwihangana kubera ko ijwi ritari ririmo neza, ariko n'ubusanzwe niko rimeze. Nagira ngo tuvuge gatoya ku kibazo umuntu yatubajije cyangwa se yatubajije, atubaza ati ijuru ni rishya n'isi nshya, ibyo bintu bitandukaniye hehe? Niba nibuka ikibazo neza. Icya kabiri akavuga ati ese ubundi ukuzimu kwaremwe n'Imana? Icya gatatu, ese Yezu ni umwami w'ijuru n'isi n'ukuzimu? Ngibyo ibyo tugiye guheraho mbere y'uko twinjira mu kiganiro, ariko sindi bubitindeho. Ndagaruka kuri rya sengesho nkunda gukoresha, cyangwa se rya jambo nkunda gukoresha: ijuru n'isi bizashira, ariko ijambo ryawe Mana rizahoraho. Bituma umuntu ahita yibaza, se niba ijuru n'isi bizaba byashize, iryo jambo rizasigara rikoreshwa nande? Ahubwo se ijuru n'isi bishira byagenze bite? Ijuru n'isi birangira byagenze bite? Wenda turagenda tubivugaho ku buryo bunyuranye muri iki kiganiro, ariko ikintu cya mbere ndahera kuri icyo kibazo cyo kwibaza niba hari ukuzimu, cyangwa se ukuzimu kwaremwe n'Imana. Imana ni urukundo, Imana ni icyiza gusa, Imana irera gusa. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kibi ntabwo gishobora kuremwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo ntushobora gufata icyiza ngo nurangiza ukibyazemo ikibi. Imana ni urukundo, Imana ni ukuri, Imana ni ubugwaneza, Imana ni impuhwe. Ni ukuvuga ngo niba witekereza ikintu kibi, iyo kiva kikagera, ntushobora kugitwerera Imana. Nicyo Mm. cya mbere naba mpereyeho mubwira. Icya kabiri, muri urwo rukundo rw'Imana, uwo muntu wabajije ikibazo ajya amenya yuko urwo rukundo rw'Imana tubisanga muri Matayo 5:45. Urwo rukundo rw'Imana ruri kuri buri wese, umubi kimwe n'umwiza. Urukundo rwo rugera kuri buri wese, nk'uko izuba rigera kuri buri wese, nk'uko imvura igera kuri buri wese, tutitaye ku gaciro ke, tutitaye cyangwa se hatitawe ku cyo agiye kuyimaza.
ubwo rero ikintu cya mbere ubanza gutekereza, umuntu agomba gutekereza, Imana ni urukundo, Imana ni ukuri, Imana ni ubugwaneza, ni impuhwe n'ibindi byiza byose ushobora kumva bije mu mutima wawe cyangwa mu mitekerereze yawe, uretse ko birenzeho, ni ukuvuga ngo irabirenze. Ubwo rero ntushobora gufata icyiza iyo kiva kikagera ngo wumve ko cyakomotseho ikibi. Ubwo nagira ngo mubwire yuko ukuzimu kutaremwe n'Imana. Ukuzimu rero kuriho nabyo ntabwo twabitindaho. Ubwo yazasoma nko muri Izayi 14 arebe n'ukuntu noneho n'abari ubwayo abari muri uko kuzimu ubwabo iyo bagezeyo baganira bakanasekana, kuko ari ibihangange bijyayo, kuko n'inyana z'imbwa zijyayo. Ndavuga uko byanditse muri Izayi 14. Azahasome hari n'aho yagera akavuga ngo nawe se wari waratesheje umutwe abantu, nawe wayoboraga amahanga, uje udusanga hano. Kubera ko Mm, ntabwo bavugaga ikuzimu, bavugaga mu nyenga. Iyo nyenga ibaho, ariko iyo nyenga ni twebwe tuyijyanamo, ni natwe tuyikora, ariko ntabwo ari Imana ikora ibyo bintu rwose, tucyumvikaneho. Noneho rero ijuru n'isi, Yezu ni umwami w'ijuru, Yezu ni umwami. ihanga- ihangane gatoya mbazemo icyo kibazo kubera ko hari none se wenda nari ngiye kubaza nuko Abo wenda bantu bari iruhande rwawe biri gutera ubwoba, nabo barashaka kumva hari ibyo turimo ni byiza, babwira ahubwo bigire hino dufatanye. Abaza kumva harimo urusaku ntibagire ikibazo, ni abantu bari kumwe na Wiri ahakora. mbo yego ubwo rero icyo nari ngiye kubaza ngo ese nari ndi kuvuga ngo hari aho bigaragara ko ari Imana irema ibintu byose biriho, ari Imana yabiremye. Mm. ubwo uko kuzimu ko ntago kwaba kuri muri ibyo byose, cyangwa Ntabwo wenda ntabwo kuzimu kurimo, ntabwo umushinga w'Imana wigeze ubamo ikibi, ntuzigera ubamo ikibi. cyangwa wenda kubera ko ari twe natwe tuba dufite ubwo bubasha, nitwe tuba twabiremye ibyo bibi. Ntabwo igi iyo inyoni riteye ntabwo ritera ririhuri, rihinduka irihuri inyuma, ariko iyo Mm, riteye ntabwo ari irihuri. Ntabwo ibintu by'Imana byose ni byiza, ni ubugingo, ni ubuzima, kuko Imana ni ubuzima, ikivamo cyose ni ubuzima. Ubwo rero ibintu biza gupfa iyo twebwe dutangiye kubyikoreshereza ukwacu, dutangiye kubyiyitirira. Ngira ngo wenda muri Geneze 3:15, kuko wenda hari n'igihe duherutse kubivugaho. Geneze 3:15 bakubwira yuko tuzakandagira nako umugore azakandagira inzoka ku mutwe, ariko iyo nzoka nayo ikamuruma kwehe ku gitsinsino. Icyo gitsinsino inzoka iturumaho ni aho ngaho ho dutangira kurema ibibi, ariko Imana iba yaduhaye ubushobozi bwo gukora ibyiza, iba yaduhaye ubushobozi bwo kubaho mu cyiza, ariko noneho twebwe tukarema ibibi tugendeye ku mitekerereze yacu no ku mibereho yacu, aho kugira ngo tubeho uko Imana ibishaka, tukabaho uko tubishaka, kuko ni uburenganzira bwacu. Uretse yuko mm, uramutse nawe uri umubyeyi cyangwa se n'abandi babyeyi, uretse umwana akabaho uko abyumva, hari igihe bitazashoboka, arangira yabaye uwa purizo cyangwa se uwa mageragere, cyangwa se yabaye uwo ku iwawa. Kubera iki? Kubera yuko yakoresheje uburenganzira bwe nabi. Ni nayo mpamvu Imana ikomeza kutuba hafi mu ijambo ryayo, mu nyigisho iduha, mu nzozi, mu ki byose, kugira ngo tudatana tugume hafi. Ariko ntabwo iyo umugambi wayo, waba uw'ejo, waba uw'uyu munsi, waba uw'ejo hazaza, ntiwigeze ubamo ikibi. mm, Ariko ikibi nitwe tukirema, ni natwe tukishyiramo, ariko ntabwo ari Imana ikitwoshya, si mm, Imana ikitwoshyesha, si n'Imana ikidushyiramo. Ubwo noneho nayo nkivuga kuri iryo juru rishya n'isi nshya. yego. Ijuru, ngira ngo iyo tuvuga dawe uri mu ijuru, tuvuga dawe uri mu ijuru. Iyo Matayo, buri gihe Matayo iyo avuga mu ivanjiri ya Matayo, buri gihe avuga Imana iri mu ijuru, avuga nyir'ijuru, nta nubwo avuga ijuru ashaka kuvuga Imana, kubera ko ijuru ubwaryo ni Imana. Noneho Mariko we ntabwo ari uko nk'uko abivuga, iyo avuga ijuru akoresha nyagasani, akoresha Imana iri mu ijuru, yongeyeho buri gihe Imana. Nuvuga ngo wavuga Imana, wavuga ijuru, uba uvuze ikintu kimwe. Ubwo rero turimo kuvuga ko ijuru rishira n'isi igashira, ntabwo ari Imana ishira, ahubwo ni ijuru yaduhaye twebwe tutabasha kwitaho, n'isi yaduhaye tutabasha kwitaho.
ariko ijuru nk'iki, nk'urukundo rw'Imana rudahinduka, kuko ijuru rihoraho, rikomeza kumanuka muri twebwe iyo turyakira. N'isi ishobora guhoraho igihe cyose dukomeza kuyakira, ariko kubera imikorere yacu n'imibereho yacu mibi, hari igihe kigenda. Ni nk'uko waba ufite amafaranga kuri banki, kubera ko gukomeza kuyarya ukomeza kuyarya, nta kintu ushyiraho, nta kintu ukora, uzinduka uryamye, ayo mafaranga agira agashiraho. Ngiki icyo bita gushira ijuru kw'ijuru rishya, nako gushira kw'ijuru n'isi. Ni ukuvuga ngo ni igihe dufata ubukungu Imana yaduhaye, aho kugira ngo tububyaze umusaruro, aya matarena tuyabyaze umusaruro, ahubwo noneho tukabyonona tukabyonona, kubera ko ibintu by'Imana bidashobora kubakwa mu bipfuye cyangwa se mu bishaje. Biba ari ngombwa ko ibyo bintu bigenda bigasibama, ababirimo bagasibana nabyo. Ngira ngo wenda muribuka nko mwibuka Misiri, hari aho Imana ivuga iti abafite iyi myaka ntimuzambuka. Kubera iki? Kubera ko ibitekerezo n'imikorere yabo ishaje, idashobora kwakira ijuru rishya n'isi nshya. Iba igomba kubaka ku bantu bashya cyangwa se ku bintu bishya, kugira ngo bibashe gukomera ibyayo, kuko ntabwo ijya yubaka mu bipfuye, mu bibi cyangwa se mu byaboze. Nibyo twavugaga, Imana n'urukundo, ikitari urukundo ntabwo bagendana. Wenda ubwo twaba turekeye aho ngaho. Icyo nzi cyo ni uko tuzakora ikiganiro ku ijuru, ahubwo reka twigire ku byahishuwe. Ese ibyahishuwe hari icyo bikubwira, Willy? Iyo wumvishe ibyahishuwe utekereza iki? mbo iyo numvise ibyahishuwe kuri njyewe rero ntekereza ibintu byari bihishe, nkurikije iryo jambo uko ndyumva. Mm, Ntekereza ibintu byari bihishe bika ukabi ukabimenya nyine, umuntu akabimenya akabasha kugira icyo abimenyaho. ndumva ariko na numva ariko njye nabyumva, wenda nkurikije wenda iryo jambo ngiye mu busobanuro bw'iryo jambo. ndabyemera rwose, ndi kumwe nawe. None se uyu munsi iyo wumvishe bavuga ibyahishuwe, abantu bumva baba bavuga iki? Iyo numvishe bavuga ibyahishuwe numva Ndavuga kuri bavuga YouTube, ndavuga ababwirizabutumwa banyuranye, ndavuga abaturanyi bacu, abo mu yandi madini. Ijambo ryahishuwe bo baba bavuga iki? ibyahishuwe bigaragaza ibintu, navuga ngo ni nko ni nk'ibintu birimbura, navuga ngo ni nk'ibintu biteye ubwoba kuri nkurikije uko mbyumva. Navuga ni nka catastrophe, mwenda mbivuze mu rurimi rw'igifaransa, ni nka catastrophe. Ubwo ni nk'ibintu navuga ngo ni ibintu ubona bisa nkaho biteye ubwoba, byerekana nyine ishira ry'ibintu, ibintu nyine ko hari ibintu birangiye nyine, ariko mu buryo butari bwiza muri make. Mm. Ni uko bisa nkaho mbibona muri rusange uko babivuga, haba wenda ari abari bivuga bavuga ko ari ubuhanuzi, yaba ari n'indirimbo bamwe bazihimba gutyo, byose ugasanga ari muri iyo njyana, bisa nkaho bijyana. Ubwo rero nkurikije wenda n'ubusobanuro wenda nuko mbyumva, wenda nawe udufashe, nawe tubwire uko ubibona cyangwa se nuko ubyumva. Ni iki se cyakumaza ubwoba kugira ngo wowe utabyumva nk'uko nguko? Ni iki cyakumaza ubwoba? Nakundaga amavanjiri atwereka Imana y'urukundo, Imana itagira, ishakira abayo ineza, ishakira abayo kubana neza. Ubwo rero rimwe ndasoma Bibiliya, uko umuntu agenda ngira inyota yo kugenda nshakisha menya se Imana numva nanone bagaragaza ko irimbura cyangwa se iteye ubwoba, nkagenda ngira inyota yo kubimenya, yo kugira ngo mbisobanukirwe. Ese kuko ni Nyagasani uba uhora utubwira ati muharanire amahoro, mukundane, mugire ute, nyine tugomba kuba mu rukundo, tugomba guharanira urukundo. Ikongera igasubira inyuma rero ikatwereka ko tugomba nanone kuba idutera ubwoba ko nidudakora gutya iraturimbura, iraturangiza. Bikancanga, ariko gake gake uko ngenda ndushaho gusoma Bibiliya, hari aho ngenda mbasha kubona utubaraga dukeya two kurushaho kumva ko Nyagasani atari umuterabwoba, atari umuterorisite. Nuko rero Yezu ngo arabitegereza, ngabona bananiwe,
ngabona bameze nk'intama zitagira umushumba. Mm. Ngira ngo natwe uyu munsi iyo nitegereje abantu benshi, iyo numva abantu benshi bavuga, abantu benshi barananiwe, abantu benshi bameze nk'intama zitagira umushumba. Abantu benshi bategereje kandi rwose nanjye ndabibifurije ko Yezu abaha amahoro. Mm. Bategereje ko Yezu abaha amahoro, ayo mahoro atagira icyo apfana n'ibyo barimo buri munsi. Ni ukuvuga ngo uburwayi, inzara, kurengana, n'ibindi byinshi. Ayo mahoro niyo abantu bakeneye. Ndumva nyabifuriza kandi vraiment ndayifuza cyane kugira ngo abantu babashe kumva ijwi ry'Imana, kuko ijwi ry'Imana ni ijwi ry'amahoro. Ubwo ushize mu biganiro twakoze muribuka ko twasomaga usomye Izayi 40, atangira avuga ati muhumurize abaturage banjye, muhumurize ubwoko bwanjye. Iyo ni Izayi 41. Wajya muri Mm. Izayi 42 kubera kuri kabiri, kuri rimwe kugera kuri gatanu, akongera akababwira ati nzaza mbabwira, uzabajegera ntabwo nzamujugunya hasi, uzaba afite imbaraga nkeya nzagendana nawe, n'uhagaze kandi nzakomeza ngendane nawe. Nguwo Nyagasani dutegereje, ngiryo ijuru rishya dutegereje. Naho ibyacitse ni ukujya bajya kubireba muri filime no muri stade, ariko ntabwo byari iby'abana b'Imana. Iby'uko Bashar Assad yavuyeho none isi irangiye, ibyo ntabwo ari ibibazo byacu. Iby'uko Trump yihuje na Kiliziya Gatolika aza no mu Bufaransa gutaha Eglise, ibyo ntabwo ari ibibazo byacu. Iby'uko Papa aherutse kuvuga gutya cyangwa kuriya, ibyo byose ntabwo ari ibibazo by'abana b'Imana. Abana b'Imana barananiwe, bakeneye amahoro. Iki Mm. gitabo cy'ibyahishuwe ntabwo nakivuga mu munsi umwe, kuko ni igitabo gifite imitwe 22. Ni n'igitabo kimwe cyo, ni igitabo cy'intangiriro. Ni ibitabo ryongeye kuvugaho mba mfite ubwoba. Ntabwo ari uko mfite ubwoba bw'ibyo ndi buvuge, nizeye Imana indimo, twizere Imana iturimo, ahubwo mba mfite ubwoba bw'abantu bamaze kumira ibintu bunguri, kugera n'ubwo bafata ibyo batekereza mu mutwe wabo bakumva ari byo byabaye ijwi ry'Imana. Hari ibyo ntekereza, ibyo ni akazi kanjye nanjye, ariko hari ibyo Imana ivuga. Ibyo ngibyo mbyemera ntabyemera bizakomeza bibe ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana rero rigomba kunyobora, rigomba no kuba hejuru yanjye, yo kuba hejuru y'amarangamutima yanjye, hejuru y'imitekerereze yanjye. Ibyo basoma mu gitabo cy'ibyahishuwe, iyo ufite ijisho rireba neza ushobora kubibona hehe? Mu gitabo cya Daniyeli, iyo ufite ijisho rireba neza. Ibyo basoma mu gitabo cy'ibyahishuwe ushobora kukibibona mu gitabo cya Ezekiyeli. Ibyo wasoma mu gitabo cy'ibyahishuwe ushobora kubibona mu gitabo cya Izayi, guhera ku mutwe wa 60 uzamuka. Kubera iki ndimo kuvugana nka Izayi? Ubwo ariko nakongera na Izayi 11, kubera ko batwibutsa yuko umwana azaragira inyamaswa zose na zimwe z'inkazi zikamwumvira. Ibyo ni ibyahishuwe. Ko abantu bose bazapfukamira umutwaro umwe, ko umutwaro umwe azayobora isi akayobora n'ijuru. Ibyo ngibyo ni igitabo cya Daniyeli. Ko hazabaho ubuzima bwiza, aho abantu batazongera kugira inzara cyangwa se kwicwa n'indwara n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo tubisanga muri Ezekiyeli. Ni ukuvuga ngo ibyahishuwe bigomba kutubera kumva bundi gushya urukundo rw'Imana. Nguko uko nanavuga ibyahishuwe. Niba rero Mm. utumva urukundo rw'Imana ku buryo bushya burenze ukwikunda, ntabwo ibyahishuwe wari wagira igihe cyo kubisoma, nturagira n'igihe cyo kubyinjiramo. Muri Matayo rero 24, muri Luka 21, batubwira impera y'isi n'intangiriro y'isi nshya n'ijuru rishya. Ibyo ni byo bigarukwaho mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ubwo rero nujya kunsomera igitabo cya Daniyeli ugashaka kumbwira ko ngo hari ibintu biri mu gitabo cya Daniyeli bitaraba, ni nk'aho wambwiye ko Yezu atigeze agera ku isi. Ese Yezu ntabwo yaba yarageze ku isi kandi nabyo turimo kwitegura muri Noheli? Mbabarira unsubize mu izina ryabo wiri. Yezu ari ku isi, yageze ku isi kandi turi kumwe igihe cyose. Ubwo rero igituma iki kintu ndimo kugitindaho, niba urimo gusoma ibitabo byo mu isezerano rya kera,
gerageza ushakishemo Yezu. Nibyo bitabo bikubwira Yezu. ubwo nurimo gutekereza ngo hari ibintu biri mu bitabo by'isezerano rya kera bitujujwe, ntabwo nzi ibyo bitabo urimo gusoma ibyo ari byo. Ushobora kuba urimo kubisoma ntubyumve ubyemere, ariko rekera kuvuga ngo hari akantu Daniyeli yavuze ngo hari agahembe kameze gutya ngo katari kaboneka. Wongere uvuge ngo ariko yavuze yuko ngo hari ubwami buzava aha n'aha butari bwaza. Oya, ibyo byose byujurijwe muri Nyagasani Yezu Kristo. Noneho rero ubwo nitujya mu byahishuwe, nanone ntabwo turi busome ibyahishuwe ngo uze kumbwira. Ubwo ni icya mbere kintu, uwo mutego wa mbere abantu bagwamo. Umuntu ajya gusoma ibyahishuwe agahita akubwira ati buriya nko wenda nko mu byahishuwe gatanu gatanu batubwira ngo iki, batubwira yuko gatanu gatatu batubwira yuko habazwa ikibazo mu ijuru. Mu ijuru habazwa ikibazo bavuga ngo ninde wafungura kiriya gitabo. Noneho mu ijuru ku isi no munsi y'isi, ntabwo ari kuzimu, mu ijuru ku isi no munsi y'isi, ariko iriya munsi y'isi ntabwo ivuga kuzimu, wenda nzabigarukaho undi munsi. Hakabura umuntu ukora kuri icyo gitabo. Noneho uwo muntu amaze kubura, umumarayika araza cyangwa se wa musaza araza aravuga ngo hari intare yo mu muryango wa Yuda iragifungura, yaratsinze iragifungura. Uyu munsi uzumva inyigisho zitari munsi y'imwe ebyiri eshatu bakubwira ngo ubwo ngubwo ngo ni ukureba ngo gucungurwa kwacu nk'uko byavuzwe hehe mu ntangiriro. Ibyo ntabwo ari byo. Mu ntangiriro Yezu yari ataragera ku isi, ariko ibyahishuwe Yezu yari yarageze ku isi. Ntabwo iyo utangiye kuyisoma gutyo ngo mu ijuru habaye inama, ni nako kajambo bakoresha ngo Imana ngo isaba ngo bigende bite. Imana ibuze imbaraga ryari? Yezu yabuze imbaraga ryari kugira ngo yumve ko agomba kugisha inama Muderi, Wiri n'abandi nkawe? Shwi, iyo nama ntayabaye. Ibyo ngibyo ni twebwe tuba dutangiye kuvuga ngo murabibona ngo ni nka flashback ngo cyangwa ngo kongera ngo gusubira inyuma ngo ibyabaye ngo mbere y'uko isi iremwe. Ntabwo ari byo. Uwo ni umutego wa mbere. Uwo mutego wa mbere tuwusanga nanone mu byahishuro. Ntabwo aka kabazo ka mbere nanone mu byahishuro 12 batangira batubwira umugore utambirije izuba n'inyenyeri ukandagiye ku kwezi, hasi hagakurikiraho intambara y'inzoka bikakomeza. Umuntu yahize akakubwira ati buriya uriya mugore wavuga ni umwe muri Geneze, uriya mugore wavuga ni Bikira Mariya. Ntabwo mbitindaho, ariko nanone ni ugusoma nabi, kuko uriya mugore utwite turanabyemera kuko aratwite, ariko se yari atwite Yezu? Yezu yariho, niwe uvugwa mu byahishuwe. Ntabwo bavuga Yezu utaraje, bavuga Yezu uriho, bavuga Yezu wageze ku isi. Ntabwo bavuga Yezu uzaza ejo cyangwa ejo bundi ngo Bikira Mariya amutwite kiriya gihe. Ibyo simbitindaho, hato hatazagira uvuga ko ntemera Bikira Mariya. Oya, mfite impamvu mba mbabwira ibyo ngibyo. ni uko mba ngira ngo muhumuke musome Bibiliya, wumve ijambo icyo rikubwira, wo gushaka kumva icyo urimo gutekereza. Ibyahishuwe ni igitabo cyandikwa Yezu yaramaze kugera hano ku isi, nk'uko muri Matayo 28:18 kugera kuri 20 batubwira, afite ububasha mu ijuru no ku isi. Ibyo tubisanga muri Matayo 28:18 kugera kuri 20. Ntabwo ari igitabo cyandikwa mbere y'ayo magambo. Hari ikibazo ufite? Yego, nari mfite ikibazo. nari ngiye kukubaza se ntabwo byaba bituruka hari ijambo ritangira igitabo cy'ibyahishuwe, Mm, ngira ngo nishobora kuba ari ryo abantu baheraho bagera, kubera ko kiratangira kivuga ngo iryo jambo riravuga ngo ibyahishuwe na Yezu Kristo. Si byo byaba bituma wenda, ntabwo ari byo byaba bituma wenda ahubwo se bavuga ngo ibyo babyibeshye, ahubwo babyibeshyaho gute kandi Yezu Kristo ari ubihishura? ari we Bajya ubishura. kumbwira ibintu byo muri Geneze cyangwa kumbwira ibitabo byo mu gitabo cya Daniyeli, icyo gihe Yezu yari atarakandagira ku isi. Nyine iryo jambo hari andi arikurikira ivuga ngo Imana yarabimuhaye Imana yarabimuhaye kugira ngo yereke abagaragu bayo ibigomba kuba bidatinze. Aha, ubwo wenda aya magambo ibigomba kuba bidatinze, ubwo Eh, nzabigarukaho kuko dufite ibiganiro byinshi twagiye dukora, ndavuga kera ku bihe, icyo bita ibihe, icyo bita amasaha, icyo bita iminsi. Iyo bakubwiye ngo bigomba kuba bidatinze, mm,
ibyo ngibyo wenda ubwo nabyo umuntu azabigarukaho tureba ukuntu bategereje ko isi irangira bakabiheba, n'uyu munsi bakaba babitegereje bakabiheba. Ni gute se wumva ko Imana ari injiji ku buryo ikora ikintu izarangiza isenye? Umuntu niwe ufite ubujiji busenya, ariko Imana ntisenya. Niba yaraduhaye isi cyangwa yarahaye umuntu isi, yabikoranye urukundo, ni ku rukundo rwayo. Ni gute se wumva ko hari igihe kizagera ikabisenya? Ntibishoboka, kandi izanabirinda, ni ibyayo, ibyayo irabirinda. Uzabyonona ugere gute, ariko izakora ku buryo bikomeza kurindwa, nubwo atari umugambi twebwe turimo tuba turi mu mugambi usenya. Ubwo ikintu cya mbere nashaka kuvugaho ni icyo ngicyo, ni uko ibyahishuwe bitangwa na Yezu nyuma y'uko ageze ku isi, bitangwa na Yezu nyuma y'uko abaye umutware w'ijuru n'isi. Matayo 28, 18, 20. Turekera rero kuvuga ngo ni inama yabaye, ngo barimo kudusobanurira ngo byabaye mu ntangiriro muri Geneza, ngo barimo kutubwira ngo wa mugore wo muri Geneza. Oya, ibyo si byo. Uwo ni umutego wa mbere. Umutego wa kabiri ndawukunda kandi urandyohera cyane. Ni uwuhe? Ni umutego dusanga muri Timote wa kabiri, umurongo wa cumi na no, igitabo cya ibaruwa ya Timote, ibaruwa ya kabiri ya Timote, umutwe wa gatatu, umurongo wa 16, ivuga ngo ibyanditswe byose bibereyeho. Abandi bongeraho byera byose, ariko mu gifaransa handitse ibyanditswe bibereyeho kutwigisha no kugira ngo iyo byose iyo bayivuga, ubwo bahita bayishyira kuri Bibiliya yose, nta na kimwe batarutse. Ibyo ni nabyo none dusanga mu byahishuwe 22:18, aho batubwira ngo icyo uzakura muri iki gitabo cyangwa icyo uzongeraho bizaba bingana n'umugabane utakaje. Ni ngo ntugomba kugira ibyo wongeramo, ntugomba kugira ibyo ukuramo muri iki gitabo, nuko handitse. Icyo gitabo bavuga ni Bibiliya yose cyangwa ni igitabo cy'ibyahishuwe? Icyo gitabo kivugwa ni Bibiliya yose cyangwa ni igitabo cy'ibyahishuwe? Ubitekerezaho iki wiri? ndatekereza ari igitabo cy'ibyahishuwe. Ni igitabo cy'ibyahishuwe. Ubwo rero gufata ibintu byose byanditswe muri Bibiliya ugahita ubishyiraho iyi murongo, ubwabyo bigusha abantu benshi, bikora ku bantu benshi. Kubera iki? Kubera ko bibabuza gutekereza. Ngira ngo nk'iyo dusomye Deuteronome 30 mu mutwe wa 15, hari naho batubwira ngo ngushyize imbere ikibi n'icyiza. Ni ukuvuga ngo no mu byanditse muri Bibiliya utitonze harimo n'ibyakurangiza. Utitonze harimo n'ibyakurangiza, kandi wumva ubihagazemo, wumva urimo gukubita abantu, ngo urimo kubakubitisha ijambo ry'Imana. Impamvu rero twe turi abakerubimu kubera ko tuzi neza ko ijambo ry'Imana ririnze. Turi abakerubimu kubera iki? Kubera ko tuzi ko inyuma y'izi nyuguti hari ibindi Imana ishobora kuduha. Iyo dusomye Izayi 45:15, batubwira ngo iki? Izayi yarahagera akavuga ati rega ndabizura Imana yihisha, ndabizura Imana yihisha. Ayo magambo kugira ngo tuyafungureho gatoya, kandi aranafunguka. Yeremiya muri 3:3 baravuga ngo Imana iramubwira iti nyambaza nzakwiyereka kandi nzakwereka n'ibihishe. Nyambaza nzakwiyereka kandi nzakwereka n'ibihishe. Ni ukukwibutsa yuko ibyo urimo kureba nta kibazo bifite, ni nako byanditse, ariko witonde, kuko utambaje Imana hari byinshi bihishe, kandi ibyo ngibyo bihishe nibyo byagombye kukubera intandaro yo kugira amahoro, yo kubaho unezerewe utekanye kubera ijambo rya Nyagasani. Ayo magambo nanone tukayasanga ugaruka ni henshi cyane nk'abakerubimu cyangwa se bahoze bitwa ibyahishuwe. Twababonera menshi avuga icyo kintu cy'uko ijambo ry'Imana rirafunze, haba uyu munsi haba ejo, ntibizanahinduka. Noneho dusoma ibyahishuwe 2:17, nubwo tutari bubitindeho, ariko ivuga yuko hari igihe izaha abantu umugati uhishe, ikabaha n'ibuye ry'umweru. Umugati uhishe ni ukuvuga ngo uko ubana n'Imana cyangwa se ikwihishuriye, ni urwo rukundo iguha, kuko ari uwo mugati uhishe. Ariko nanone ikaguha n'ibuye ry'umweru. Iryo buye ry'umweru ni ku kuri kwayo, ni ku ijambo ryayo. Ni ukuvuga ngo urarigata ukumva ukuntu ijambo ryayo riryoshye, urarya ukumva ukuntu urukundo rwayo ruryoshye. Ngibi byo batubwira mu byahishuwe 2:17. Muri
muri zaburi ndumva ya mirongo itatu na gatandatu, inako ya mirongo itatu na gatatu, hari aho batubwira ngo umva ngo araryoha. Twe twaririmba ngo umva ngo araryoha, umwami wacu umubiri we ni iki n'iki, ariko ubundi muri zaburi ni umva ngo araryoha gute evoye, muryeho murebe ukuntu nyagasani aryoshye. Ibyo tubisanga muri kabiri, mu byahishuwe kabiri 17. Ubwo nibo batubwira yuko hari uwo mugati uhishe, iyo mane kashe, iyo manu ihishe, hari n'iryo buye ryera. Aha rero ni umutego wa kabiri. Umutego wa mbere ni ugutekereza ko ibyo batubwira mu byahishuwe baryemo kujya kubishaka ngo barimo kuvuga Yezu ataraza. Oya, birimo kuvugwa Yezu ahari, ni nawe ubwo ubyitangira. Iryo zina rya Yezu Kristo niryo ribitanga, ntabwo ari n'ibyo kuvuga wenda ngo wibuke ko ari Imana yo muri Ancien Testament, nubwo ntabasha kuzitandukanya izo mana. Noneho ubwo icya mbere ni icyo ngicyo. Icya kabiri, igitabo cyangwa se igitabo cy'ibyahishuwe kirafunze nk'ibindi bitabo byose by'ubuhanuzi. Icyo cyari icya kabiri. Noneho icya gatatu ni ikibazo cy'imvugo. Ikibazo cy'imvugo, ubwo wiriye babwira ko ngo umaze iminsi ntaboneka. Nari naragiye mu bukwe, ntimumbaze ubwo bukwe bumara iminsi, ahubwo ni uko ari mu kindi gihugu. Ubwo byansabye kugenda igihe kirekire. Mu bukwe rero, nk'amwe mukunda gukurikira amagambo abasaza bakaganira, noneho hakagera igihe ukumva umusaza abwiye mugenzi we ati uyu mwana rero w'umukobwa tubahaye ni uwacu, turamukunda cyane, ntiyigeze akubitwa inkoni, ntiyigeze agira gute. Atariko nimumukubita nk'izo nyina yakubiswe, nk'izo nyirasenge yakubiswe, cyangwa se ba nyina wabo bakubiswe, ibyo byo nta kibazo tuzabigiraho. Wiri, hari icyo wumvishemo cyangwa nsobanure? ngo uradusobanurira kubera ko hari ahantu tutaba tuzi mwene icyo kinyarwanda cyane cyane gikoreshwa n'abasaza mu mihango. Ubwo ntacyo abasaza bo ku ruhande bazatubwira. Ubwo ni ukuvuga ngo umwana wicaye aho ngaho cyangwa umusore uri aho azavuga ati nibyo koko, nta inkoni zaraciwe n'inka ntizigikubitwa. Ni uko nguko azataha atekereza. Ariko abavugaga inkoni bakavuga inkoni na nyina yakubiswe n'iki, ubwo bazi ibyo baba bavugana cyangwa babwirana. Ngubwo ubuhanga bw'ururimi, ngubwo ubuhanga bw'igitabo cy'ibyahishuwe. Ni igitabo cyanditse ku buryo ibyo urimo gusoma hari icyo bikubwira. Ndavuga ku buzima bwa buri munsi uwo waba uri we wese. Ni bakubwira bati bazagushyira ikimenyetso ku gahanga, hari icyo bikubwira, uhita utekereza wenda nk'umuyisilamu ukubita impanga hasi buri gihe hakazaho ikimenyetso. Niba bakubwira yuko hari inyenyeri zizahanuka mu kirere, uzahita ureba hejuru uvuga uti bampaye nka nzareba ukuntu zihuruduka ku butaka. Ibyo byose ni ibintu biba bikubwira ubireba. Ariko nyuma yaho aba barimo kwandika kimwe n'abarimo gusoma bafite ibindi barimo kumva. Ndabibifurije. Kubera iki mpora mbabwira gutya? Imana ifite ururimi rwayo, niryo jambo ryayo. Urwo rurimi twicare hasi turwige, ntabwo ari Imana izaza kwiga ururimi rwacu. Mbibasubiriremo, mwige ururimi rw'Imana, nta handi muzarusanga uretse muri Bibiliya. Niba ushobora kwicara hasi ukaboroka Icyongereza, niba ushobora kwicara hasi ukaboroka Ikilatini, ukaboroka Igiswahili, ukaboroka Igifaransa, niki kikubuza kwicara hasi ngo usome Bibiliya? Urifuza ko Imana izaza ikajya ivuga ngo bose ngo yes, uratekereza ibyo ngibyo bizavamo? Ntabwo bizavamo. Izakoresha ururimi rwayo. Urwo rurimi rwayo turusanga mu bitabo by'ubuhanuzi, mu bitabo bya Musa, turusanga mu bitabo, mu mavanjiri rurimo, naho tukarusanga no mu byahishuwe. Niba ushaka kumva ibyahishuwe, ni ururimi rw'Imana, hakoreshwa ururimi rw'Imana, ntabwo hakoreshwa ururimi rwanjye nawe. Nyamuneka rero, nk'uko hari abasaza bafite ukuntu baba babiganira, nawe wumve yuko hari ukuntu Imana ikuganiriza. Ariko nuza gusoma ukabona ko bakubwira imisozi 7, wanyuze ukavuga kandi iyo misozi 7 niho Roma yubatse, nako Vatikani yubatse, wagitsinze mu mutwe wawe, ariko ntabwo ari ururimi rw'Imana wumvishe. Niba barimo kukubwira ko inyenyeri zizahanuka, kandi koko wabyuka mu gitondo kubera n'ibikezikezi biri mu maso ukabona inyenyeri yahanutse, uti n'ubundi bibaho. Ibyo ngibyo wabonye ni wowe wabibonye gutyo, ariko ntabwo ari ijwi ry'Imana, ntabwo ari ururimi rw'Imana. Uru rurimi rw'Imana twicara hasi turwige. Icyo ni icya gatatu, nanone nk'umutego tugomba kwirinda. Hari ikibazo waba ufite ngo duse n'abarangiza, kuko hasigaye akantu gato tukarangirizaho. Yego, nyine iyo usomye n'icyo gitabo cy'ibyahishuwe usangamo
navuga ngo reka nyite imvugoshusho nyinshi. Ha- usangamo imibare, usangamo inyamaswa, ugasangamo nyine ubona harimo ibintu nk'ibyo ngibyo bisa nk'aho bicanga umuntu mu bwenge cyangwa se mu mitekerereze, bigatuma wenda abantu bahita bifokariza ku bintu biri geographique cyangwa se ibintu biri palpable, bihita umuntu ahita abonesha amaso, bikaba ari uko nguko wenda abantu bahita cyangwa se ubisomye yiruka aticaye nyine ngo asabe nyagasani amusobanurira ururimi rwe icyo ashaka kumubwira, agahita abifata gutyo. Yakumva izo nyamaswa, yakumva wenda iyo mibare, akavuga ati wenda nk'uko bitangira bavuga ati mwandikire kiliziya ndwi, akavuga ati wenda bakanazita wenda imijyi, navuga imijyi itandukanye, Mhm. akagira ngo ni izo kiliziya. Ibyo byose rero ngira ngo nibyo bigenda bica nk'aho bituvangavanga. Noneho n'abavandimwe wenda batwigisha ijambo ry'Imana buri munsi, ugasanga nibyo bisa nk'aho badusubiriramo nk'amateka y'ibintu biri aho ngaho byabayeho, nyine natwe tukaguma gutyo mu mateka, ntiturebe icyo nyagasana ariko dushaka. Sinzi nimba ari nuko nguko mbona bisa nk'aho Umutego rero ubwo wenda kuko turimo kureba imitego ni uko yeah. dutekereza ko ijambo ry'Imana muri Yohana ndumva ari 6:63 niho Yesu atubwira ngo iri jambo ni ubuzima. Mm. Aho hari urisoma rikaba amateka, hari n'urisoma rikaba inkuru nk'izindi zose. Iyo ugiye muri bibiri ushobora gukuramo amateka, iyo ugiye muri bibiri ushobora gukuramo ibintu bya ekonomi, iyo ugiye muri bibiri ushobora gukura ibyo ushaka byose wabibonamo. Ariko muri Bibiliya icyo tugomba gushakamo cya mbere ni ubugingo. Ubwo rero kumbwira yuko ngo hari umutegetsi mushyashya wagiye muri Amerika, wabayeho muri Amerika, ntabwo numva ubugingo burimo. Nunabimbwira nzakubwira ni byiza, wenda ukabona tutanabisomye aha ngaha, nabwo nzakubwira ni byiza, ariko se ubugingo burimo ni ubuhe? Icyo bihindura ku buzima bwanjye ni ikihe? Azakubwira turabona tugiye guhura n'akaga n'ibibazo. Noye muri Geneze 8:22 batubwira yuko igihe cyose isi izabaho, ibyago, amakuba, imvura, iki byose bizahoraho. Twijya gushakisha ibibazo uyu munsi ngo utekereze ko uyu munsi hari ibyacitse kurusha ejo hashize. Nta gihe ibyo bitacitse, nta n'igihe bitazacika. Uyu munsi birimo gucika, ejo sinzaba mpari, nzi ko bizakomeza bigacika. Kubera iki? Nta gishyashya kirimo. Ahubwo tugire uwo mutima wo kumva yuko iri jambo ryuzuye ubuzima, iri jambo nibwo bugingo. Yohani 14:6 ni inzira, ukuri n'ubuzima, cyangwa se n'ubugingo. Iri jambo ni inzira, iri jambo ni ukuri, iri jambo ni ubugingo. Ariko igihe urimo kubisoma wibereye mu mateka, nta kuri kurimo, nta n'ubugingo buri muri ibyo bintu urimo gusoma. Niba ubirimo ugira ngo ubone ibintu byo kwemeza muderi na nawiri, ibyo nabyo nta bugingo uri bukuremo. Kubera iki? Kuko uri mu bintu byawe bigushyira imbere, ariko ntabwo ari aho ngaho ubugingo buri. Ubugingo bw'Imana burahishe, kubera ko niyo yonyine ibutanga. Ibyo tubisanga muri Yohani 3:27. Nta kintu na kimwe umuntu aho undi, ni Imana iguha ubwo bugingo. Ubwo wenda iyo Mm. tunasomye muri Yohani 5:39 kugera kuri 41, nanone yongera kutubwira ngo iki? Aratubwira ngo murimo gushakisha izi nyuguti, mushaka muri izi nyuguti. Ni ukuvuga ngo bashaka ibyo byose muri izo nyuguti, ariko ntabwo basanga Imana noneho ngo ibahe ubugingo. Ni uko nguko byanditse. Ni ukuvuga ngo murirwa Mm. mugaramye mu nyuguti cyangwa mwiruka inyuma y'inyuguti, ariko ntabwo munsanga. Ni uko Yesu avuga kugira ngo mbahe ubugingo. Ni ukuvuga ngo inyuma y'izo nyuguti noneho usanga Yesu aguha ubugingo kuko burimo. Kuko avuga Mm. ati muranshaka muri izi nyuguti, ni nabyo niho ndi. Ariko gusubira inyuma uze ngo ubugingo. Muri Luka 24, uribuka bari abantu ba Emawusi, bari bafite inyuguti baziryamyemo, ni nayo mpamvu bari bafite agahinda, ariko nta bugingo bari bafite. Ariko Yesu atangiye kubasobanurira iryo jambo, atangiye kubasobanurira ibyanditse muri Zaburi, ibyanditse kuri Musa, ibyanditswe n'abahanuzi, noneho bumvaga bafite ibyishimo, bumvaga bishimye. Kubera iki? Kuko noneho ubugingo bwari bwaje. Iyo ubugingo bukujemo, ibyishimo biraza. Ni ukuvuga ngo izi nyuguti iyo Yesu ataraziguha ngo azigusobanurire, ni inyuguti, ni amateka, uzabyigisha, ushobora kubigiramo n'amadoktora 10.
ariko nta bugingo buba burimo, ahubwo biba biri mu gukururana n'urupfu. ubwo noneho wenda urakoze kuba uvuze no kuri iki ngiki. ubwo wenda ibyahishuwe nabivugamo ibice bine. Igice cya mbere ni uko ibitabo by'ubuhanuzi buriya, cyangwa se uretse n'ibitabo by'ubuhanuzi muzabibona kenshi iyo usoma n'amashapitire mu bitabo by'ubuhanuzi, batangira bakwereka uko ibintu bihagaze. Ni ukuvuga ngo kuva kuri shapitire ya mbere, ni ukuvuga mu mutwe wa mbere kugera ku wa gatatu, batwereka uko duhagaze, uko umuntu ahagaze, uko ibintu bihagaze. Ni nayo mpamvu agenda avuga ati nimwisubireho, nimwicuze, nimusubire inyuma, kubera ko ibintu bidahagaze neza. Ndumva uyu munsi na Yezu yongera kumbwira, ngiye mudera akambwira ati isubireho, subira inyuma. Ntabwo numva ikosa yabakoze. Ndumva ibyo ngibyo rwose atari ibintu bisaba ko habaye umutegetsi uyu n'uyu, ko haguye bombe izi n'izi. Ibyo ndumva tubyemeranywaho. Kuba rero bakoresha iriya mibare karindwi, cyangwa se ari amayegirize arindwi, ni ukukubwira yuko bireba abakirisitu bose, bireba abemera bose. Kariya karindwi ni ukuvuga ngo ni abemera bose. Ntabwo ari ikibazo cyo kuza kwibaza ngo uwemera umwe, wemera kabiri, ngo hari abefeze, ngo hari abaperigamu, hari iki. Ibyo ntacyo bivuze. Upfa kumenya yuko bireba abemera bose, ariko wowe ku giti cyawe nawe birakureba nk'uwemera. Biriya byose uko bivugwa bibwirwa barindwi, nawe birakureba. Ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo uri mu gice kimwe, oya, birakureba. Byaba bya perigamu, byaba ibyo muri perse cyangwa iki, birakureba. Ibyo ngibyo tubisanga, ugafata igice cya mbere kugera ku cya gatatu. Ikindi gice cya kabiri kizamo ni uko noneho batwereka ingoma y'ijuru iyo ari yo. Kubera ko iyo umuntu bamaze kumusobanurira uko ari, aba agomba kumenya noneho n'imbere amabwiriza ahari, cyangwa se ubutegetsi buhari. Niyo mpamvu bakwereka ingoma, bakwereka umwana w'umuntu, bakakwereka ingoma, bakakwereka ibinyabuzima bine birimo kumuramya, bakakwereka n'abamarayika bafite izo mbaraga bagomba gukora, cyangwa se bagomba kuzirika ibyo bazirika. Ibyo ngibyo ubwo nicyo gice cya kabiri cy'ibyahishuwe. Nanababwira yuko ubwo wenda aho sinzi niba turi buhemeranye, kuko byangora kubisobanura, ariko ni ukuvuga ko iyo upfuye cyangwa iyo uvuye hano ku isi, cyangwa iyo uri hano ku isi, hari igihe kigera ugahita winjizwa mu ijuru. Ndavugana hano ku isi ukaryinjizwamo rwose. Kubera iki? Kubera yuko nta gihe kinini Imana ifite cyo kugutaho uri mu mwanya wawe. Ngiki cyo kiriya gice kugera ku munani wakuramo, ni uko hari igihe Imana ihita ikwishimira cyangwa ikwemera, ugahita ujya mu ijuru. Ni nabyo bari abantu 144 batubwira, bo mu miryango cumi, mu byahishuwe karindwi, bo mu miryango 12 ya Isiraheli. Ni ukuvuga ngo hari igihe kigera, ntabwo ari benshi, ntabwo nakuvuga ngo ni naka na naka, abantu bakemerwa bakakirwa. Icyo nicyo gice cya mbere cy'ibyahishuwe. Nako igice cya kabiri. Igice cya gatatu niho noneho tubona bari abagabo babiri bagomba kwigisha. Ubwo turi mu byahishuwe 9, tukazamuka tukagera kuri uriya mugore na ka gatabo, kuko batubwira agatabo ka gatoya. Ubwo mu byahishuwe 12 bakatubwira uriya mugore wongera kubyara, bakamutwereka ahunga. Noneho tukagera none ku wundi mubare ijana, 144 mu byahishuwe 14. Aho nanone tugeze ku gice cya kabiri, nako ku gice nanone cyo kurangira. Ni rya juru rishyashya twavugaga. Ni ukuvuga ngo ijuru rya mbere ryarangiye, rirangirana na hariya batubwira bya 144. Hariya turi ku ijuru rya kabiri. Noneho igice rero gikurikiyeho, kuva kuri 15 kugera kuri 22, batwereka urubanza rw'imperuka. Ariko urwo rubanza, we gutekereza ko ari urubanza ruzakorwa ejo. Buri munsi rw'iyo mperuka, urwo rubanza turarukorerwa. Nakishimira ko nawe rukorerwa, n'abandi bakarukorerwa. Kuko gukorerwa urubanza ni ugusobanurirwa uwo uriwe, ni ugusobanurirwa ibitagenda iwawe cyangwa se ibyo wishe. Ninde se utakifuza ahubwo gucirwa urubanza uyu munsi? Ahubwo turucirwe hakiri kare. Ubwo rero gusoma ibyahishuwe ni igitabo kirasomeka. Ni igitabo ndabizi abantu bahita bakubwira bati no, wowe usubibwiwe n'iki? Byari ibintu bavuga, kuko Yohani yanditse kugira ngo atange kode. Abo bari kumwe bari barahigwaga, bangaga kuvuga umwami Nero wari uhari, bakajya bakoresha igisimba, bakoresha iki. Ntabwo ari byo.
kuko icyo gisimba ibyo bisimba bavuga Ezekiyeli arabikoresha, kandi Nero ntiyari ahari, Ezekiyeli nta kibazo yari afite cyamubuza kuvuga. Ibyo bisimba bavuga Geneze irabikoresha, nta kibazo na kimwe kitwereka ko abantu bo muri Geneze bagomba gukoresha ibyo bisimba. Ibyo bisimba bavuga mu bitabo by'ubuhanuzi byose birakoreshwa. Kubera iki? Kuko ni ijwi ry'ijuru, ni ijwi ry'ijuru, ni rwa rurimi rw'ijuru turimo tuvuga. Ubwo iyo bakubwiye ya miriro yaka, iyo bakubwiye ziriya nyenyeri, ibyo bintu Ezekiyeli arabikoresha, ibyo bintu Izaya arabikoresha, ibyo bintu abahanuzi bose babikoresha, ibyo bintu Geneze irabikoresha. Kubera iki turimo gutekereza ko ngo haje Nero? Twibyibagirwe. Kubera ko kiriya gihe bandika ibyahishuwe, uwabisomaga yarabyumvaga, ni nako byagombye kugenda, ubisoma uyu munsi yabyumva. None si icyo gihe iyo misozi irindwi Vatikani yari yarabayeho? Yari itarabaho. Vatikani yari itarashingwa. Putin yari atarabaho. Biden yari atarabaho. Ni gute se uyu munsi urimo gusoma ibyahishuwe ukabonamo Biden? Ubwo urimo kuvuga ngo byari byarahanuwe? No, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Naho ngo ibyo wita ko ari amagambo bavuganaga hagati yabo, ngo kubera ko bayaziranyeho, ngo kubera ko bari bihishe, ngo kubera ko bari bari mu magorwa bahigwa, ntabwo ari uko nguko ugomba gusoma ibyahishuwe. Kuko niba ari uko nguko ubisoma, ubwo ni nako uzasoma intangiriro, biriya bitabo bya Moyize, niko uzasoma za Zaburi, niko uzasoma amavanjiri. Oya, harimo ururimi rw'Imana, urwo rurimi rurigwa. Ni igitabo rero gifite iyo mvugo shusho, ni igitabo kirimo imibare. Tujye twibuka ko Imana ari imwe, ariko ubwo Imana mu butagatifu bwayo, Imana muri kiliziya yayo nk'iyo mibare 12 cyangwa 144, ukibuka ko uwo mugore arimo kukubwira ari kiliziya cyangwa itorero, ukibuka ko izo nyamaswa, nimfata inyamaswa wenda tubwira muri gatanu, mu byahishuwe gatanu, ziriya nyamaswa enye batubwira ni ijambo ry'Imana, ni ibigize ijambo ry'Imana. Kuko batubwira bine, batubwira inyana, bakatubwira intare, bakatubwira akagoma, bakatubwira n'umuntu. Ijambo ry'Imana ni intare kubera ko rifite imbaraga, riduha imbaraga. Ibyo ngibyo nusoma na Zaburi, ndumva ari iya 42, bakubwira ko riramburuza n'inyamaswa kugira ngo wumve izo mbaraga zaryo. Noneho ijambo ry'Imana risa n'iriya nyana. Kubera iki? Kuko inyana irakundwa. Iyo uyitegereje wumva ufite ubwuzu bwo kuyireba. N'ijambo ry'Imana iyo urimo kurireba, ndavuga iyo urisoma, iyo uryiga, riteye ubwuzu, uba wumva ufite ubwo bwuzu. Niyo mpamvu barigereranya n'iriya nyana. Ijambo ry'Imana risa na kagoma. Kubera iki? Kuko kagoma ni ikimenyetso cyo kwiga no kwigisha. Ni nayo mpamvu bakwereka ko ijya mu kirere ikajya kure, kubera ko ishobora kwiga ikagera kure, ikareba ibintu iri kure, ikareba kure. Ijambo ry'Imana none ni nk'umuntu. Kubera iki? Kubera ko umuntu cyangwa umuntu nyamuntu wa mbere ni Yezu Kristu, ni ikimenyetso cy'ubwenge. Ijambo ry'Imana rifite ubwenge, ijambo ry'Imana rirakunzwe, ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ijambo ry'Imana ririgwa kandi rikigishwa. Ibyo ngibyo ni ibintu baba bakubwira ziriya nyamaswa enye. Izo nyamaswa enye uzazisanga muri Ezekiyeli 1, uzazisanga muri Ezekiyeli 10. Ezekiyeli azibona ku mugezi wa Kedara. Ziriya nyamaswa uko zishoreranye, ziriya nyamaswa tuzibona mu gitabo cya Daniyeli. Ntabwo rero wajya kumbwira ngo ni imvugo irimo kubwirwa abantu bo mu gihe cya Nero. Oya, iyi ni imvugo ibwirwa abana b'Imana kuva kera na kare. Nabo uyu munsi nk'abana b'Imana bagomba kuyibwirwa, bagomba kuyumva. Ijambo ry'Imana ubwo ngubwo mu byahishuwe tuzasangamo amabuye, tuzasangamo inyenyeri, tuzasangamo imirwano, tuzasangamo n'amasengesho. Ariko ibyahishuwe ni igitabo cy'ibyiringiro. Nanavuga ko ari nacyo gitabo cyiza, kubera ko aricyo gitabo cyerekana yuko hirya y'ibitagaragara, nako hirya y'ibyo tubona buri munsi, hari ubukungu n'ibyishimo dushobora kuvumbura ku Mana. Ndumva narekera aho ngaho, kerekana hari ikindi wongeraho cyangwa ikibazo, ubundi twarekeraho. urakoze. Ikindi nakongeraho ni uko hanuzi cyangwa se guhanura ni ukwigisha, ni ukwereka umuntu, wenda ukamwigisha nimba ari mu kibi akareka ikibi, nimba ari inzira nziza arimo agakomeza iyo nzira. Ni ukurushaho umuhanuzi nyamuhanuzi ni Nyagasani wenyine, ni Yezu Kristu.
niyo mpamvu nyine akenshi dukunda kutubwira ati nimusange Yezu. Ngewe ibyo mbabwira ndi kopi, abigishirize, abahe ijambo rye, abasobanurire kugira ngo murusheho kuronka ya mahoro, murusheho kugira bya byishimo nk'uko nyine ahora bitubwira. Mm. Nta bwoba, nta mushyitsi aba yemye kubera ko aba agenda ahabona. Mm. Ndumva rero aribyo nakongeraho ku byo wari umaze kutubwira. Rero ubuhanuzi ntibutwumve ko ari ibintu byo kudutera ubwoba, ahubwo twumve ko ari cyo Nyagasani aba ari kudushakaho kugira ngo tuve mu bibi tujye mu nzira nziza, atwereka ibicumuro byacu cyangwa atwereka ububi bwacu, ubwononekare bwacu, maze tukareka izo nzira mbi tukagaruka mu nzira nziza, kubera ko inzira nyanzira ni Nyagasani Yezu Kristo. Murakoze. urakoze rero, katurekera aho ngaho. ubwo urakoze kwibutsa abantu ko ibi tuvuga tuba twamaze kuba kopi. Orijinali ni Nyagasani Yezu Kristo. Ukwigisha wese ahita ahinduka kopi. Orijinali ni Kristo, orijinali ni Bibiliya. Iyo urimo gusoma Bibiliya nta wundi muntu uri bumuha hagati, ariko ko uzaza tukaganira tukabiganiraho ibi ngibi ni byiza, byananshimisha kandi nanjye ndabikunda, ariko nta na rimwe nzigera nkubwira yuko ari njye ubaye inzira, ari njye ubaye ukuri, ari njye ubaye ubugingo. Oya, muri iri jambo harimo ubugingo, ariko ubwo bugingo ni wowe ubuhabwa. Ntabwo nshobora kubuhabwa mu mwanya wawe. Ntabwo nshobora kugusimbura ngo nakire ibyiza by'ijuru mu mwanya wawe. Mfite ibyanjye Imana yangeneye, ndanayishimiye. Nawe kandi ufite ibyiza yakugeneye, jya uyishimira, ariko byaba na byiza tuyambaje kugira ngo idubwire ibihishe kandi dusobanurire ibintu tutigeze tumenya, nk'uko Yeremiya bitubwira muri 3:3. Uhoraho, ineza yawe duhoreho, nk'uko amiringiro yacu ari muri wowe. Mugire ibihe byiza.